APRFC yarushaga cyane Rayon Sport yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya kabiri ku mupira rumurika yacomekera Minba nawe awukoraho gato usanga Mugisha Gilbert mu rubuga rw'amahina ariko umusifuzi wo ku ruhande Karangwa Justin agaragaza ko habayemo kurarera. Iminota 25 ya mbere y'umukino Rayon Sport yatagaza imipira myinshi mu kibuga mo hagati. Ku minota 30 APRFC yatsinze igitego cya kabiri cyinjijwe na Mugisha Gilbert arubyindi kuri patu nyuma ya contre attaque ku mupira wahinduwe na Boneka Jean Bosco. Ishimwe Pierre Marion umuntu amwisitaza aravuga ati ni penalty ariko umusifuzi ati nabyo nabonye iki ni igitego cya APR. Attention ntabwo kigaruka Gilbert Barafido Piora cya kabiri. Ku minota 35 umutoza wa Rayon Sport Rwaka Claude yakoze impinduka za mbere zihuse. Sulaiman Dafe yasimbuye na Niyonzima Olivier Sefu mbere ko igice cya mbere kirangira. Umusifuzi wa kane yongeye iminota 4 y'inyongera. Ku minota 45 Kevin Muhire yahanye ikosa ryari rikorewe Aziz Basani, umupira ukurwaho na Youssou Diagne usanga Ishimwe Pierre awufata neza. Igice cya mbere cyarangiye APRFC iyo ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0. Abariyo bumvaga yuko indi minota 45 hari icyo bagombaga gukora. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yatangiranye impinduka ya kabiri Rukundo Abdurrahman asimbura Iragwa Haji. Ku minota 48 APRFC yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya gatatu ku mupira Denis Omedi yacomekeye mu rubuga rw'amahina ndi kuri yo pasi arasohoka awutera hanze muri corner. Ku minota 60 Rayon Sport yabonye kufra nziza Nigena Clement akiniye nabi Aziz Basani nyuma y'urubuga rw'amahina. Iryo kosa ryahanwe neza na Rukundo Abdurrahman, umupira ukurwamo na Ishimwe Pierre mbere yuko akinirwa nabi na Niyonzima Olivier Sefu. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yihariwe na Rayon Sport yashakaga kwishyura nibura igitego kimwe ariko bamyugara n'umunyezamu wa APRFC bakomeza guhagarara neza. Ku minota 86 APRFC yashoboraga kubona igitego cya gatatu ku ishoti rikomeye ryatowe na Denis Omedi ari mu nguni y'urubuga rw'amahina. Umunyezamu ndi kuri pasi umupira awushyira muri koroneri. Umukino warangiye APRFC itsinze Rayon Sport ibitego 2-0 yegukana igikombe cy'amahoro cya 2025. Byari ibyishimo bikomeye ku bakunzi ikipe ya APRFC nyuma yo kubwirwa ko bazasohoka bahitswe n'ikipe ya Rayon Sport, nyamara bo ngo bashoboye kubyikorera. Ndishimye imyaka yishize ari myinshi kugeza ubu rero hasigaye mo rimwe, imikino isigaye ni ubusa ndagitwara riravamo byose ndabitwara ndabayika ku mugongo. Ahubwo haribazwa ngo nzababasha sibyo nzababasha wabanye muri stade umufana yarameze gutya ndayiheka. Ndishimye cyane ariko naje ndurutse Rusizi, naje mvuye muri Zaha mu gitondo. Baravuga ngo tarangatsinanga ibitego by'umutwe gusa. Nabonye igitego yacenza Remina navuye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore nje kureba APR yanjye. Nahanye ibyishimo ejo nka saa moya mu gitondo nasubikanye mu karere ka Kirehe, ni ibyishimo gusa ku mutima pe. Umutoza Darko Novic watwaye igikombe cya kabiri mu ikipe ya APRFC ati I don't think about my career at all. Just what I think about these guys. Urabizi se ntabwo njya ntekereza kuri kariyeri yanjye. Ikintu cya mbere ntekereza ni bariya abantu, ni bariya abahungu kuko bakwiriye ibyiza, barakora cyane, baba bafite igitutu cyinshi, ibintu byinshi bibagora biba bibari inyuma, haba hari ibibazo byinshi. Urabizi hari ibihuha byinshi bihari. Icyari kimpangayikishije nibyo natekerezaga ndetse n'uburyo kariyeri yanjye yakomeza gutera imbere. Gusa naba ndi muri iyi kipe cyangwa se ndahandi njye nzakomeza kubona akazi, ariko njyewe nubaha bariya abasore banjye kandi ndishimye kubera bo. Kuva nagera hano bamaze gukina imikino 47, twakinnye umukino wa nyuma muri Sekafa, twakinnye Super Coupe, twakinnye igikombe cy'intwari, none uyu munsi twongeye gukina umukino wa nyuma. Harimo imikino myinshi kandi n'umusaruro mwiza ku giti cyanjye, gusa nubwo abandi bantu bavuga ibitandukanye. Ntabwo ari umunsi mwiza ku bakunzi ba Rayon Sport. Yewe n'abakinnyi barashyamiranye mu kibuga. Abedi Biramahire ndetse na Erenga Kanga barashyamiranye mu kibuga, gusa ngo abariyo barabyemera ko batsinzwe barushwa.
mbere na mbere felicitation ku ikipe ya APR yansinze kandi insinze ndusha nta espace umupira mu kipe yawufataga kuvura amaso ngo ahereze mugenzi we akabanza agasa n'utunga intoki yereka adversaire umupira agiye kujyana wabonaga ko Sport ajya gufata umupira adversaire yamugezeho icyo kintu twasize ntago bari abakinnyi bari pose kugira ngo dutsinde umukino. Rwaka Claude uri gutoza ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo batsinzwe ngo uyu mukino batsinzwemo ugiye kongera ingufu muri shampiyona. Mu mupira nyine hari amahere twagiye tugira tactiquement urebyemo hagati no ku mpande ntabwo twari foro cyane ariko no mupira ni gutyo nta kundi ngo no gutegura ibindi ntabwo navuga yuko byatwafekta ahubwo bigiye kutwongerera imbaraga mu mikino kuko turacyafite avantage turi imbere muri shampiyona tugiye kugerageza ibishoboka byose twongere turebe ukuntu twaganiza abakinnyi ya morale yo kuvuga yuko tukiri imbere muri shampiyona twaba twayikomeza. Navuga icya mbere dufite ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga batandatu bagomba kubanzamo rero biba bigoye ubwo ahanini bita biba amashwa yandi tugahitamo dushobora gukora shwa nigende neza ariko navuga yuko ntabwo nyine turatakaje ariko ni ugutegura ibindi. Kwa kane tugiye gukora ibishoboka byose nta kundi ubwo ni ukugerageza kuganiriza abakinnyi kugira ngo dusubire muri budu ya shampiyona ubu icy'amahoro nibyo ni ukuvuga yuko abafana batubabariye turatakaje ariko tugiye kwikosanta kuri shampiyona. Ni igikombe cy'amahoro cya 14 cyegukanywe n'ikipe y'ingabo z'igihugu yashinzwe mu 1993. Ikipe y'ingabo yarukaga gutwara igikombe cy'amahoro muri 17 ikaba igitwaye icyambuye ikipe ya Police Football Club yari yagitwaye umwaka ushize. APR FC yahise ibona itike yo guhagarara u Rwanda mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup 2025-2026. Yego arakoze cyane rero Eric Ndagijimana byose abafana mwabumvise abafana ba Rayon Sport abafana ba Nyamukandagira abatoza umutoza Darkonovic ndetse na Rwaka Claude ati nyamuneka turasaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sport ariko haracyari ibyo kubaha muri rusange. Darkonovic ati ni finali ngiyeho ntibuka neza umubare muri uyu mwaka kuva nagera muri APR nakinye finali ya Sekafa nakinye finali ya Super Coupe nakinye finali ya Heroes Cup ni finali ndayitwaye abantu bavuga ibitandukanye ariko jewe icyo ntekereza ni kuri bari abahungu cyangwa se bari abasore yavaga abakinnyi be muri rusange. Kuri meza y'ibiganiro tuyoganira rero ku minota 45 Lorenzo nubwo match ifite iminota 90 ariko match yarangiye mu minota 45 igice cya mbere ine turi butindeho kuko niho harimo n'ibitego. Ni Rayon Sport yinjiye mu kibuga itinda kubona umupira itinda kujya mu mukino. Ni APR yinjiye mu kibuga ihita itangira gahunda zayizanye. Muri rusange n'amakipe abiri yari ahabanye kuyareba mu kibuga nubwo natangiye mvuga ngo ni classico yagiye gukinwa ubona nta kipe ihabwa amahirwe menshi kurenza ni ku rupapuro nk'uko tukunda kubivuga. Mbere na mbere yuko wenda ugaragaza uko binjiye mu kibuga ikibisobanura ni motivation ni morale hagati y'amakipe yombi ni enjeu y'umukino muri rusange icy'amakipe yarwaniraga icy'amakipe yahaniraga. Navuga ko ari motivation zari zitandukanye ku mpande zombi. Ekipe ya PFC murabizi ko mu myitozo ya nyuma ekipe yasuwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba ndetse n'umuyobozi w'ikirenga umuyobozi w'icyubahiro wa PFC General Mubaraka Muganga. Ikipe ya PFC ni ikipe yinjiye mu gikombe cy'amahoro umukino wa nyuma izi neza ku rutonde rwa shampiyona itari ku mwanya wa mbere ari ya kabiri habura imikino 5 gusa ngo se zirangire. So bari babizi neza cyane rero ko ari cyo gikombe bafiteho uburenganzira bwose bwo gutwara mu biganza byabo kubera ko igikombe cya shampiyona burya ruvuyanga niba hasigaye imikino 5 amakipe yombi nta mukino wahuriyemo kiretse ubundi byatungurana ariko ubundi
ekipe ya mbere iba yemerewe gutsinda imikino 5 yayo igatwara igikombe. So barabizi rero ko kugira ngo bagire igikombe batwara mu major trophies, ibyo bindi yavugaga by'igikombe bya Super Coupe, ibyo bindi yavugaga byo gukina finale ya Sekafa, ntabwo bibara kuko ntabwo Sekafa nyine yayitwara maybe, ibyo bindi ntabwo Super Coupe ntabwo ari major trophy. Ibikombe binini nyine ni igikombe cya shampiyona, yewe ni igikombe cy'ubutwari nacyo ntabwo ari major trophy. Igikombe cya shampiyona ni cyamahoro n'ibyo bikombe bikuru hano mu Rwanda. Ni ikipe rero yari bizi ko itagitwaye irabirisika gusoza umwaka w'imikino idatwaye igikombe na kimwe. Ikindi ukareba APR ku igikombe cy'amahoro ryari 2017 imyaka ibaye 8. Twibutsa abantu ko kuva APR yabaho yashingwa imyaka myinshi yigeze kumarira atwara igikombe cy'amahoro, ntabwo yigeze irenga imyaka 3 kugeza hageze 2017. Urumva niyo gap, niyo ntera, niyo intervalle ikabije ibayeho mateka ya APR kumara imyaka 8. Nta muntu wifuzaga kuyongera ngo ibe imyaka 9 cyangwa se zabe n'imyaka 10. So urumva iyo n'indi motivation, iyo ni morale ku ruhande rw'ikipe ya APR birumvikana ko asura agomba kwinjira mu kibuga, niko twabonye. Ku ruhande rwa Rayon Sport au contraire ni ikipe of course yobaye shampiyona, ariko nanone urebye mu bindi byo hanze y'ikibuga twarisuye twayisuye kwa kangahe, kwa gatanu twarisuye mu Nzove nge nari mari, twaganira n'umutoza, tuganira n'abakinnyi. Kwa gatanu twabigarutseho, mwabyumvaga no mu majwi. Ni ikipe imaze amezi 2 idahemba. Ntekereza ko ntabwo ari ibintu umuntu yakomera amashyi nk'ari ibintu biri normal bisanzwe. Ruvuyanga kohereza ekipe ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro major trophy imaze amezi 2 idahembwa, itanahembwe noneho. Batubwiye, ndavuga umutoza Rwaka Claude n'abakinnyi, batubwiye ko kwa kane basuwe na President Tadio ndetse na Muvunyi. Udufaranga duke twabonetse kuri demi finale igikombe cy'amahoro n'utundi bagiye begeranya, batanga prime y'igikombe cy'amahoro na prime y'umukino wa Etenseri. Ariko kubyerekeye no guhembwa, uretse no kutabahemba, nta no wigeze abatega n'iminsi baho umunsi bazabahemberaho. Bababwiye ko bihangana, amafaranga bari kuyashaka naboneka bazayahabwa. So Ruvuyanga ekipe yinjiye kuri finale ku mukino wa nyuma, imaze amezi 2 idahembwa, nta n'icyizere cyo guhembwa mu minsi yavuye bahawe. Moraloma ni ikintu kibasubiza hasi. Ikindi bishobora korohera ya miteguro yo hanze y'ikibuga kuba guhita ufokasinga kuri individual performance y'abakinnyi batandukanye, na turaza kugeraho. Hari abakinnyi bakinnye ku rwego ruri hasi cyane y'urwo basanzwe, sirito muri igice cya mbere cy'umukino. Hari abakinnyi bari hasi wenda tuza kugarukaho, ariko mu by'ukuri ni ikipe ya APR yari ifite impamvu yo kwinjira mu mukino uko yawinjiyemo. Na Rayon Sport mu buryo tubuse tubisenguye nk'abanyamakuru, ku makuru wenda umuntu amaze no gutanga, ni ikipe mu by'ukuri yinjiye mu mukino uko byari byitezwe. Rigani Lorenzo yatujyanye mu mujyo wa Rayon Sport wo gutangira kureba ibyatumye ihura n'ibibazo no gutsindwa n'iki byose, niho yahereye. Mu kibuga abakinnyi ba Rayon Sport bagaragaye nyine nk'abafite ibibazo biri motive byatumye batsindwa biriya bitego biri mu minota 5. Ikibazo naheraho. Turabanza tubwira abantu bacu ko twagarutse kuri YouTube. Nabonye hari abatwandikiye benshi. YouTube yacu yasubiyeho, ubwo abakunda kutwumvira kuri YouTube bari hanze y'u Rwanda cyangwa se n'abari mu Rwanda bifuza kutwumva kuri YouTube, ni Radio Rwanda. Murebe, ni YouTube channel ifite abantu ko aribwo tugisubiraho, hari abantu 1200. So muze muri benshi, ndabizi mutegereje kwa mwatwumva muri benshi. Ubwo rero twaje, turahari YouTube, muze kabisa. Agari imibare yacu muratwihangana ku kabazo gato kari kabaye, ariko ku munsi wa derby turabizi ko mugomba kuba mahari muri benshi. Uko biteye rero, ikibazo cyo kuba Rayon Sport itari motive ni kimwe mu bibazo bishobora gufasha
adversaire gutsinda bikanatera ekipe ya Rayon Sport abakinnyi ubwo nibo mvuga kwa batari motive. Birumvikana n'abakinnyi rero bamaze amezi 2 badahembwa, ukwa gatatu ntabwo baguhembwe, ukwa kane kwarashize, tugeze ku itariki 5 z'ukwa gatanu. Birumvikana ko n'amezi 2 ahubwo kwa gatatu nako kwatangiye bari bijejwe ko bari buhembwe amafaranga azava muri match ya APR ndetse n'ikipe ya Police ndetse n'iya Rayon Sport na Mukura. Uziko bari bazihurije hamwe muri Stade Amahoro kugira ngo amakipe yombi abone uburyo yabona amafaranga ahagije. Rayon Sport bizeraga ko hari bonekemo amafaranga ashobora kuba yavamo byibura umushahara w'uku kwezi kwa gatatu kwashize, wenda bakaba basigayemo kwa kane gusa. Ibyo rero ntago byabakundiye kuko amafaranga APR na Rayon Sport zakoresheje kuri match ya derby nta nubwo zayagaruje, bahombyeho miliyoni 1 bateranyije bombi kwako abantu ntabwo baje. Sorry, not kuri derby, kuri izi match za Peace Cup zo demi finale match z'igikombe cy'amahoro zo kwishyura. Niba rero nta mafaranga yabonetse, abakinnyi bagiye mu kibuga batahembwe. Nabonye sera umugore we babibajije, baramubaza bati ese kuba mwaje muri iyi match nta mishahara yanyu mufite ntiyabimwe mu mpamvu zaba zabateye kudatsinda cyangwa kutitwara neza? Aravuga ngo ku bwacu twe twaje tuje gukenera CV zacu, ati kuko nubundi na mbere yuko dukiniye match hari n'izindi twatsinze kandi ibyo bibazo bihari byo kudahembwa. Yabivuga gutyo ariko ntabwo 100% bikoraho umuntu nyine kuba atiyumva neza cyangwa atisanta neza muri we, yaba afite ibibazo by'amafaranga, yaba ari ishusho aboneramo ko ubuyobozi butamuri hafi ko bikwiye, iyo promesse bahawe ntiyubahirizwe ya nyuma ya match z'igikombe cy'amahoro zo kwishyura ntahabwa amafaranga, yaba ari impamvu yatera umukinnyi mental cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze kuba adahari. Ariko icyo si cyo kibazo gusa, kuko rero harimo n'ibindi bibazo binamazemo igihe bindi bigenda bivugwa. Ushobora kwibaza impamvu Kadimende yatakimubona muri 18 aba yibereye mu rugo igikondo, ni kimwe mu bibazo. Afite bene wabo basenegale bakina imbere ye, Umare Nyenge ndetse na Isudianye. Uramushinja ibintu akajya muri media akabinyomoza. Ushobora kwibaza impamvu Aimable atakigaragara mu kibuga, ni bya bibazo byaturutse kuri za match za Marine. Toza Mazimpaka. Ushobora kwibaza impamvu Mazimpaka atari kuri touchline, ni ibyo bibazo byaturutsaho. Uri mu mikino 7 ya nyuma isoza saison, umutoza aragiye cyangwa se imikino ya nyuma 8, Robertinho uzanye umutoza. Ushobora kwibaza ese no mutoza uri kuri calibre neza 100% ya groupe afite, asa kwe ko premier coach cyangwa se aba assist, ahubwo umutoza wenda umurusha experience CV. Ntanamurenganyije, ntagiye kumutemera itaka kuko siwe nashyiraho ikibazo aba yatanze ibyo afite, kuko nakwibaza ahubwo nubwo butwari bwo kwemera kwinheltinga iyo squad ifite ibyo bibazo byose tumaze kugarukaho, kudahembwa, abakinnyi bahagaritswe batari gukoreshwa n'ibindi byose, ukemera kwifata hagati mu mikino isoza. Iyo blame sinayimushyiraho kuko yaje asanga ibibazo bere ntago ari bigiye kuba ibyikwitirwa rwaka gutsindwa, nta nubwo rwose navuga ngo hari kosa yakoze ridasanzwe, nubwo tuza kujya mu kibuga byari yapanze bitakunze. Ariko nabwo ntitwabara nyine kwibaza nyine nivo zirangana za coaching staff zirangana, urwego leadership ya club birangana. Yumva ko Rwaka Claude akwiye guhabwa inshingano zo kujya gushaka igikombe cy'amahoro cya shampiyona mu mezi 2 ya nyuma, nta na support afite kuko tumaze kuvuga ibijyanye no guhemba. So wamugana bambona iyo capacity mu bice rero bine bigize umupira, kuri axe iri, reka duhere kuri iri mentale, ugiye gushyira ku munzani ufashe ubuzi bwa APR bugiye gusura abakinnyi. Afande yagiye kubasura kwa kangahe? Ni kwa kane? Kwa gatandatu. Bari bukine ku cyumweru. Niba Fandaje akaje avuga ngo ntacyo tutabahaye, natwe nimuduhereze icyo twifuza, undi akaza avuga ngo tumaze amezi 2 tutabahemba, mutwihangane abo tuzabambura. Motivation ntizisa.
ndi umuntu mfite umuryango. Rayon Sport nta mazina, hari ikintu twitiranya abantu bahora bavuga, abantu bavuga ngo you have to play for the shirt, ngo ugomba gukinira umwambaro w'ikipe, ngo ugomba kuwubirira ibyuya. Those are stories. The reality is that I have something to take home. Mfite umugore, mfite abana, mfite bashiki banjye, mfite barumuna banjye, mfite bene wacu, mfite ibibazo bijyanjye, nkeneye gusohoka nyuma y'iyo match, nkeneye kwishyura inzu, nkeneye kwambara, nkeneye wenda kuzuza inzu ndi kubaka, nkeneye wenda kugura akabanza, nkeneye. Niba iyo jezi iremereye y'ikipe yitwa Rayon Sport, hakwiye ko harimo bihwanye nicyo nanjye nkuramo. Sinzi niba byumvikana. Wiremereza jezi mu bigwi n'amateka n'abafana n'ibiki, shyiramo na bihwanye n'ikijya ku mufuka wanjye. Icyo APR bafunze iyo detail. Cyo navuganye na Gilbert Barfinda nyuma ya match, ndamubaza se hari ikintu kidasanzwe cya prime ubwo wenda CDS General Mubaraka Muganga yabasuraga yababwiye iki, hari ikintu cya prime yabijeje kuko byavugaga ko Rayon prime yashobora kugera mu 500 kuri buri mukinnyi kuri iyi finale. Nashaka kumenya niba icyo APR yategewe cya prime cyo kingana gute. Gilbert yabanje kurahira ku Mana, arambwira ngo nta kintu kidasanzwe ikipe gidutegera ku mikino ikomeye. Ati kuko uburyo tubaho by'ubwabyo ntabwo bisanzwe ugereje n'andi makipe. Yavugaga ngo ibintu byose ikipe tugomba byose ibiduhera ku gihe. Yavuze ngo kuva yagera muri APR, mwumvise ko yabanje kurahira, kuva nagera muri APR ntirakerwaho n'iminsi 5 mu kumpema. Iteka ryose abakinnyi babaho bumva kubera iyo mibereho nuko kubafata neza iyo bari bagenzi babo ko babaho bumva barimo umwenda club, umwenda management ya equipe, umwenda iyo leadership ya PRFC. Iyo ni motivation ihagije wakomeza.